Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifam TV, reka twizere ko muri hose mumeze neza. Inkuru ibabaje cyane ni y'umugabo wishe umwana we amuhoye kwiba igice cy'ifi y'umukiriya. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha. Umugabo witwa Savio Aniefok wo mu gihugu cya Nigeria yakoze amahano akubita umwana w'umuhungu w'imyaka 7 witwa Nathaniel kugeza amwishe amuziza ko yibye ifi ye. Uyu mugabo wiciye umwana hitwa Shangisha mu mujyi wa Lagos yahise ahunga nyuma yo kwica umwana we muto. Bwana Aniefok yakubise umwana we cyane amuziza ko yibye igice cy'ifi yari yateguriye umwe mu bakiriya be. Nk'uko Panshi yabitangaje, uyu mugabo usanzwe ari umunyabugeni yari yakoze ifuru ikora nka micro-onde anamuha igice cy'ifu kugira ngo aze kugisuzumiraho narangiza kuyikora. Uyu mwana yacunze se kujisha arangije yibifi birakaza se cyane kugeza ubwo amukubise birangiza mwishe. Umwe mu baturanyi ba Aniefok yagize ati, nabonye Nathaniel ku cyumweru nyuma saa sita muha ibyo kurya, saa yine twumvishe Nathaniel ari kurira asaba ubufasha, twumvishe ibintu biri gusakuza biri kwikubita ku gikuta tumenya ko ari gukubitwa. Ubwo yariraga si yarimo kumubwira ngo aceceke, nyamara twari tuzi ko nyina we ari hafi aho ngo amutabare, gusa twaje kumenya ko atari mu rugo. Ku munsi ukurikiyeho twumvishe ko umwana yapfuye. Birababaje cyane, uyu mwana azize ubusa, Imana imwakire mu bayo. Murakoze cyane, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha.